inshuti dufatanyije gukunda u Rwanda ndabashimiye. Kigeli wa kane Rwabugili ni muntu ki? Kigeli wa kane Rwabugili uvugwa ko yakoze ibitero karundura byigaruriye uduce twinshi twabaye u Rwanda muri iki gihe, hakabamo n'utw'abazungu batunyaze. Uduce tumwe twagiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, utundi duce tujya muri Uganda. Aho hose Rwabugili yari yarahafashe u Rwanda rwagwa rugize runini koko. Si uwo mwami ni muntu ki? Ese koko yagiye ku bwami akiri mutoya cyane? Ese koko yashatse abagore benshi? Ese yabyaye abana benshi koko? Ariko bivuga yuko hari n'abana batarabe yaba yaradokise akabashyira mu bandi bana be bikanagira babaye abana be koko. Ibyo byose n'ibindi murabimenya mu mateka tugiye kubabwira akurikira. Kora subscribe, ukoreshe ya mu nshuti zawe, ubabwire inkuru nziza y'amateka y'u Rwanda. Utamenye yava ntamenya n'iyajya. Iyo uri kubagezaho aya mateka ni Ndabarasa. Mutega amatwi mwumva amateka, tumenye u Rwanda turimo aho rwavuye. Kigeli wa kane Rwabugili ni umuhungu wa Rwogera na Yuhi Gahindiro. Rwogera ni sekuru ni Yuhi Gahindiro, sekuruza Mibambwe Sentabyo. Nyina yitwaga Nyiramibambwe Murorunkwere ukomoka mu Bakonokazi. Ise akaba yarakomokaga mu Bahindiro. Kigeli wa kane Rwabugili niwe wabimburiye abandi bami b'Abahindiro mu kuyobora u Rwanda. Ubundi u Rwanda rwayoborwaga n'Abanyiginya. None Kigeli wa kane Rwabugili niwe wabimburiye Abahindiro mu kuyobora u Rwanda. Kigeli wa kane Rwabugili yakuranye n'abana 54. Bakora umutwe w'ingabo ukomeye cyane witwaga Ingandurarugo. Umutwe wakoze ibintu byinshi cyane bikomeye. Muri abo bana babyirukanye bakoranye umutwe w'ingabo witwa Ingandurarugo, reka mbaciremo bamwe muri bo. Ntabwo nabavuga bose ariko ndacamo bakeya, ndavuga bakeya. Harimo Bandora ba Ruburika, Bicaho bya Ndungutse, Birara bya Rwakagara, Bisangwa bya Bigombituri, Gakwavu ka Shyirambere, Gashagaza ka Shumbusho, Bitanga impuruza bya Rutagengwa, Kabare ka Rwakagara, Kiniga amazi cya Rwagatende, Bwana ya Bidaha, Rumashana rwa Mbonyontuma, Rwanyonga rwa Mbonyontuma. Abo ni bamwe mu bana babyirukanye bakora umutwe w'ingabo w'Ingandurarugo ukomeye cyane, waje gukora ibikorwa byinshi muzagenda mumenya. Kigeli wa kane Rwabugili ni umuntu wimye ingoma akiri mutoya cyane. Uko amateka bivuga, bagenekereje bavuga ko yari afite imyaka 13, ku buryo ibitero bya mbere yagabye ni nyina
uwabigabaga. Mu mategeko y'ubwiru, iyo umwami yimaga ingoma akiri mutoya ataragera ku rwego rwo kwifatira ibyemezo, ni nyina wafataga ibyemezo bikomeye. Urumva nawe umuntu wari ufite imyaka 13 ntabwo yari gufatira ibyemezo igihugu cyose, ahubwo inshingano ze zifite nyina. Rero nyina w'umwami ni umugabekazi. Ninzajya mvuga umugabekazi ujye wumva nyina w'umwami. Yagabye ibitero byinshi cyane, ariko nyuma haje gukurira nawe yaje gukomereza agaba ibitero byinshi. Yemwe yaje no kubura igihe kirekire, amateka avuga ko yayoboye imyaka 42. Amateka tubwira yuko Kigeli wa kane Rwabugiri yari afite umujinya mwinshi, yafataga ibyemezo bikakaye ku buryo uwo yateraga yamwamburaga abagaragu, akamunyaga inka ndetse agatwara n'ubutaka. Ari niyo mpamvu yakunze kwagura u Rwanda cyane. Ikindi tutakwirengagiza ni uko Kigeli wa kane Rwabugiri yari afite abagore b'ibice bitatu. Igice cya mbere bari abagore bitwaga amagaju, aba kabiri bitwaga abaterambabazi, aba gatatu bitwaga inshoreke za Rwabugiri. Abo ba mbere b'amagaju bari abagore bakuru kandi yakundaga cyane. Abagore ba kabiri bari abaterambabazi, abo bari abagore bakiri batoya kandi yaraharaye muri iyo minsi. Abagore baharawe namwe murabyumva. Aba gatatu inshoreke za Rwabugiri babitaga abagore b'umuhango, nta kintu bari bavuze cyane, ariko nabo bitwaga abagore be. Abagore bose hamwe bari abagore 20, babyaranye abana 18. Umugore muri bo wari ufite ingo nyinshi, n'abagore be bagiraga ingo. Umugore wari ufite ingo nyinshi yitwaga Kanjogera, ari ubyara abami muzi nka Yuhi Musinga ndetse na Rutarindwa. Mu by'ukuri uwo mugore yabaye umugabekazi ku ngoma ebyiri, ingoma ya Rutarindwa. Murumuna we Yuhi Musinga aza kumutera kudeta, ubwo yabaye umugabekazi ku ngoma ebyiri wa Kanjogera. Undi mugore wari ufite ingo nyinshi wari ukurikiyeho mu bagore ba Rwabugiri yitwaga Nyiraburunga. Uwo Nyiraburunga binavuga ko yatahanye abana bagera muri 3 barimo Rutarindwa. Rutarindwa hejuru nabwe yuko ari uwa Kanjogera, ariko ntabwo ari uwa Kanjogera, ahubwo ni uwa Nyiraburunga. Rwabugiri yapfushije nyina akiri muto cyane ko bamubeshyeye yuko yatwaye inda y'umugaragu, kandi cyaraziraga gutwara inda y'umugaragu, ariko baramubeshyeraga. Yabeshyewe na se wabo Nkuronko. Iyo umuntu yatwaraga inda y'umugaragu byabaga ngombwa yuko yicwa. Rwabugiri yaje kumenya yuko nyina yabeshyewe, biramubabaza cyane. Yatangiye kuyobora mu mwaka mbona yatangiye kuyoboramo 1853, atanga 1895, amaze kuyobora imyaka 42. Rwabugiri ni umwami wa gatatu mu bayoboye imyaka myinshi.
yatangiye gutwara mu mwaka w'igihumbi magana inani na mirongo itanu na gatatu, arangiza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu. Umwami wa mbere yitwa Yuhi Gahindiro, yatangiye kuyobora umwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo ine na gatandatu, yatanze umwaka w'igihumbi magana inani na kabiri. Yayoboye imyaka 56. Uwa kabiri ni se Rwogera, yatangiye kuyobora mu mwaka w'igihumbi magana inani na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu na gatatu. Yayoboye imyaka 51. Hakurikiyeho Kigeli wa kane Rwabugiri, yatangiye ku mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu. Rwabugiri yavutse igihumbi magana inani mirongo ine, arangije apfa igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatanu. Igitero cya nyuma yagiteye mu Nkore, hanyuma igitero yaguyemo yari yakigabye mu Bunyabungo. Rwabugiri ntigeze avugirwamo n'abazungu, buriya yari afite n'imbunda 12. Ni umwe mu bami batangiye gukoresha imbunda izi zigezweho. Izina ry'ubutwari rya Rwabugiri yitwaga Inkota.